Yesu ashimwe cyane. Dushima Imana cyane ikomeje kubana natwe dutaye akanya kugira ngo twumve ijambo ryayo. Rikunda gutambuka cyane kuri iyi channel ya Urukundo TV entre parenthèses amour de Dieu. Ni channel itambutswaho ibiganiro bijyanye n'ijambo ry'Imana n'ubundi butumwa bwiza bwose. Uko ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwaravuzwe n'Imana. Ni ijambo tubagezeho ryagiye rivugwa n'Imana mu buryo butandukanye, hari mu buryo bwo kwerekwa se, ari mu buryo butandukanye. Twamenye neza yuko ijambo ry'Imana ari umutsima utera imbaraga, ikaba ari n'isoko imara inyota cyane, kuko Kristo yavuze aravuga ngo unyizera wese imigezi y'amazi menshi izatemba hagati muri we. Bisobanura ngo kwizera Kristo nibyo bifite umumaro cyane kurusha ibindi byose. Ibyo wakora byose ni uko ugomba kwizera Kristo, ukamenya neza ko ari we ushoboye byose. Kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nkunda abankunda ariko abanshakana umwete bose bazambona. Rero kuba wakunda Kristo ni uko ugomba kuba wakwitondera cyane ibyo abashaka, kandi ugahora wifuza cyane ubwo usoma inzandiko umukunzi wawe yajya kwandikira, nk'uko iteka ryose cyane cyane turabizi cyane nk'abantu b'abasore n'abakobwa, iyo uzi neza yuko hari message umukunzi wawe yakwandikiye, ntabwo washobora kubona amahoro utari warisoma, kandi uhora uyisubiramo uko bukeye n'uko bwije. Nako bisaba rero kugira ngo natwe dore dusubire muri message ya Kristo ahora twandikira uko bukeye n'uko bwije, aho waba uri hose uhora uyisubiramo n'ubundi. Muri rusange ntacyo bitwaye guhora uyisubiramo, kuko bituma urushaho cyane kugenda umenya amagambo yashaka kubwira ayo ariyo. Biragufasha cyane. Mureke cyane twiragize Imana izibana natwe muri uyu mwanya, izidushyigikire. Umwuka w'Imana akomeze mu ruhande rwacu. Uri Imana nziza, tugushimiye kugira neza, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko waturinze, nushimwe himbazwe. Dukomeje kuboneka imbere y'amaso yawe, tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera cyane aba ari wowe udushyigikira, wowe ubana natwe, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ineza azaganze. Urakoze kugiye kuba mu ruhande rwacu, urakoze kugiye kudushyigikira mu ijambo ryawe. Ni ijambo ryahumetswe nawe, twebwe turi abana b'abantu, ariko uzubane natwe, nudufasha turashobora, nudushoboza bwose birakunda. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushyigikiye, mbisabye nizerwa Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 5. Dusome ku murongo wa 13, tumanukeho gepfo gato cyane. Matayo ibice 5 umurongo wa 13 tumanuke gepfo gato, niryo jambo tugiye gusoma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Amena. Aya ni amagambo yahumetswe yavuzwe na Yesu ubwo yerekaga abigishwa biwe, arimo abereka abahiriwe abari bo. Uko yavuze babwira byinshi cyane bishoboka, ariko ageze ngaha kuri umurongo wese babwira amagambo ati muri umunyu w'isi. Ubundi icyo tuvuga umunyu utuma ibiryo byose byumva bifite muri make bikora icyo bita taste, bikora akantu kameze nka taste. Muri make niko kaba kameze, kuko umunyu ni ingenzi. Uzareba iteka ryose wariye n'ibiryo bitarimo umunyu usanzwe utabimenyereye, birakugora rimwe na rimwe. Niyo mpamvu umunyu ugira akamaro gakomeye, kuko hari n'ibindi umunyu ukora. Umunyu ukomeza amagufa, umunyu ukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Niyo mpamvu rero Kristo n'iri jambo, iyo twinjiye mu kintu bita umwuka wera, buriya umunyu naho n'ubundi ufite akamaro gakomeye, kuko ukora ibintu byinshi bishoboka. Icya mbere, iyo umuntu ari umunyu, ubundi icya mbere ikintu bita kuba umukristo, ni ukubanza ukemera Kristo akaba yakubera umwami n'umukiza.
akaba yakubera umwami n'umukiza, buriya ukemera ugapfa kubw'ibyaha, ukazukana na Kristo, ukaba wagira ubugingo buhoraho. Iyo wamaze kuzukana na Kristo, niwe ugushoboza kuba wagira ubwo bushobozi bwo kuba waba umunyu, waba muri make watangira kugira za mbuto z'umwuka wera. Muri make, kuko icya mbere cyo hari uko abantu bajyaga bakubona, muri make hari umuntu wa kera wapfuye muri wowe. Uwo muntu wa kera niwe wapfuye, noneho muri wowe hari undi muntu uhishwe muri wowe, niwe wongeye kuzuka, niwe uzutse iyi saha, niwe wazutse ukimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo muntu noneho wazutse niwe ugomba kugira indangagaciro z'abakristo, kuko bya bindi bya kamere byose byamaze kuvaho burundu. Ubu ngubu urimo urayoborwa n'ikintu bita umwuka wera, niwe usigaye akuyobora. Amena. Ubundi ikibazo dufite cyane buriya, hari abantu benshi cyane bajya mu mazi menshi bakabatizwa, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari imibatizo ibiri, iyo mazi menshi n'umwuka wera. Ariko ikibazo bafite cyane abantu benshi, barapfa baremera bakajya mu mazi menshi, ariko ugasanga n'ingeso n'ubundi yari afite mbere y'uko ajya muri ya mazi n'ubundi aracyazifite. Rero icyo bimusaba nta kindi, ni uko byibuze yishakamo ikintu bita umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera hagati muri wowe, umwuka wera niwe ugufasha, umwuka wera niwe ukuyobora, umwuka wera niwe ukwangisha ikintu cyose gishoboka, ari ikintu cyose gishoboka kibi. Amena. Umwuka wera akwangisha icyaha cyose n'igisa nacyo. Umwuka wera agushoboza kuba wakwemera Kristo, muri make akinjira muri wowe. Muri make icyo bita umwuka wera ni nk'uko wava Kristo muri rusange, kuko icya mbere cyo umwuka wera iyo umufite arakuyobora, akugira inama, ntabwo yakwemera yuko ugiye kujya mu kibi icyo ari cyo cyose, ahubwo umwuka wera aragushoboza ukaba wagenda mu kuri cyane kw'ijambo ry'Imana, ukemera Kristo akaba yakuyobora nk'umwami n'umukiza we. Amena. Rero Kristo yagiye avuga amagambo menshi cyane avuga ngo hahirwa, hahirwa, hahirwa. Muri make harahiriwe nyine, harahiriwe. Ariko ageze epfo cyane iyo yavuze ngo muri umunyu witse, wa muntu wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, niwe uhita uhinduka umunyu w'isi. Niwe, kuko icya mbere niba wemeye Kristo yuko aba umwami n'umukiza wawe, hari imbuto ugomba kugaragariza ba bandi bose, ba bandi mubana, ba bandi batandukanye, bikagaragaza yuko byibuze hari uko bigaragara, ari ikintu wahindutseho. Ariko ikibazo gifite cyane muri iyi minsi ni uko abantu benshi cyane barimo baritwa ngo ni abantu ngo bahindutse, ngo babaye abakristo, ariko washakisha imbuto zabo ukibaza aba bantu bimeze gute. Ariko iyo dusohoye cyane mu gitabo cya Yohana hariya kuri 15 batubwira ngo ndi umuzabibu w'ukuri, na data akaba ari we uhinga. Muri make ngo umuntu wese uzemera kuba muri Kristo, uwo ngo azahita aba ishami riteye muri we. Ariko tukaba dutegetswe kwera imbuto zacu aho twaba tugiye hose, aho twaba turi hose, dutegetswe kwera imbuto. Amena. Niyo mpamvu izi mbuto nta kindi zizagaragazwa n'ukuntu uzaba urimo witwara ahantu hatandukanye, nicyo kizagaragaza imbuto, nta kindi. Iyi saha rero birasaba kugira ngo wongere wisubireho cyane, wongere wibaze, misiyo yanjyanye ahantu ndi kuyikora neza? Ubwo se ubanye gute na bariya bantu bose mubana? Haba ari muri korari, haba ari mu nama nyobozi, haba ari mu buyobozi, haba ari mu bakristo bagenzi bawe, haba ari mu baturanyi bawe, yaba ari ku mugabo wawe se, yaba ari ku mugore wawe, yaba ari mu bana se, baba ari mu babyeyi, baba ari mu bantu bose b'umuryango, mubanye gute n'abo bantu bose? Amena. Ariko igihe ni iki kugira ngo wongere wisubiremo cyane, wongere wibaze cyane, imbuto zanjye ndi kwera zigaragara gute? Ni ndibuse, ni imbuto nziza, bimeze gute?
ugomba kwishakamo ikintu bita kuba umunyu ukaba waryohera umuntu wese. Nta kindi, niyo misi Imana idushakaho. Ugomba kuryohera buri muntu wese aho waba uri hose. Waba uri mu kazi ugomba kuryohera buri muntu wese. Waba uri mu kazi ukorera n'abandi ugomba kuryohera buri muntu wese. Waba wikorera ugomba kuryohera buri muntu wese, ku buryo imbuto zawe zigaragaza yuko hari icyo wamaze kumenya. Amena. Uri umunyu w'isi. Ubundi cyambere cyo umunyu wabaye muke wumva ibyo bitameze neza, n'ubundi iyo wabaye mwinshi biragorana, ariko iyo umunyu uringaniye wumva rwose umva hari ikintu kirimo cyumvikana mu biryo waba uri kurya. Noneho rero ukibaza, umunyu ndimo umerere gute abantu? Bimeze gute, bigaragara gute imbere y'abantu? Ariko niwongera kwisuzuma ntabwo uri buze ko wagirwaho n'urubanza. Kristo aracyateze amaboko kandi aracyari kuri iyo ntebe y'imbabazi. Icyambere cyo nijye nababwiye ngo reka cyane kugenda utinda cyane, ntabwo icyubahiro cyawe ufite igihe cyawe umaze ngo mu itorero ntabwo cyatuma wera imbuto, ahubwo kwera imbuto ni ukwemera Kristo akaba yakuyobora. Kuko icyambere cyo uri kumwe na Kristo ntabwo washobora kwiyobora, ntabwo washobora kwitwara uko ushaka, ariko iteka ryose igihe cyose uzaba ushize Kristo ku ruhande n'ubundi uziyobora, n'ubundi bizagaragara yuko nta mbuto ufite hagati muri wowe. Ariko banze wemere Kristo cyane akuyobore, ubanze ubane nawe iteka ryose. Kristo abanze wongera akuyobore, maze wongere ugende cyane mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Nicyo kintu ukeneye, nta kindi. Imana irashaka yuko abantu bongera kwera imbuto, imbuto zikwiriye abihanye. Nicyo kintu cya mbere Imana iri gushaka. nawe ujya kuvuga ngo maze igihe runaka ahantu runaka, ibyo ntacyo bibwiye Imana. Igifite agaciro cyane uko byibuze ahantu igihe mpamaze, hari abantu byibuze nk'abangahe bamaze guhinduka, bareba imbuto zanjye, bareba uko ngaragara, muri make bakumva byibuze nanjye ndimo ndabaryohera. Amena. Hari ikintu gikenewe kugira ngo ugire ibyo uhindura hagati muri wowe. Hari ubuzima Imana irambiwe ku buzima bwawe. Hari ibintu by'ibigare umazemo igihe, ibyo byose Imana irabirambiwe. Hari igihe umaze wirirwa uzerera urongotana cyane mu by'isi bidafite umumaro, ibyo byose Imana irabirambiwe. Imana ikeneye ko wongera kwera imbuto, ukongera ukaba umuntu ushimwa n'Imana, ukongera ukaba umuntu wemerwa n'Imana. Amena. Igihe ni iki ngo uhitemo, igihe ni iki ngo ube wafata umwanzuro ukwiriye, igihe ni iki kugira ngo wongere ugaragare neza yuko misiyo yakuzanye mu isi, yuko uri kwigenza neza. Igihe ni iki kugira ngo wongere umenye neza cyane agaciro Imana ifite hagati muri wowe. Uko icyambere cyo Kristo niwe wabwiye abantu, arababwira ngo data na mama ni abangaba bari hano, muri make bene data ni abangaba bari hano bari kumva ijambo ry'Imana. Abumva ijambo ry'Imana nibo bene data. Niyo mpamvu iteka ryose gora wita ngo uri umwana w'Imana, kandi imbuto zawe zitagaragara ntarandike muri wowe na Kristo. Kristo akeneye neza yuko wongera ukamwemerera cyane, ukongera ugahinduka, ukongera ukaba cyane umuntu w'umumaro imbere y'Imana. Amena. Igihe ni iki ngo ube wahitamo, igihe ni iki ngo ube wava muri ibyo bigare wirirwamo cyane, ibigare bidafite agaciro. Icyambere cy'Imana ntabwo ibyo bigare ntabwo ibizi, icyambere cy'Imana ntabwo izi ibyo bigare byawe urimo muri amasaha. Icy'Imana izi wowe inike. Amena. Igihe ni iki ngo uhitemo, igihe ni iki ngo bafata umwanzuro, igihe ni iki ngo wongere uhindukire, igihe ni iki ngo wongere ugaragare uri wa muntu wa wundi Imana yemera. Igihe ni iki kugira ngo imbuto zawe zongere ziryohere abantu, igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro ukwiriye wongere uhinduke, igihe ni iki kugira ngo wongere ube umuntu w'agaciro, igihe ni iki kugira ngo wongere ube umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Amena. Ibyo byose nta kindi kizagaragaza yuko wamenye neza Kristo. Uko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ba mwami ntabwo rero bazajyayo kiretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Anytime utazaba uri gukora ibyo Imana ishaka, nta hantu na hamwe uzigera ujya. Ijuru icyambere cye n'ijya abantu bakijwe neza, abantu bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, nibo bantu bazajya mu ijuru. Nabyo kuza mugenda mu bigare ngo sinzi bikirwa cyane gutya, cyakora iryo gihe ushobora kurivuga n'ubundi ukazabona muri iyi si nta nicyo bitwaye, ariko ijuru tuvuga ni ijuru rindi.
hari ijuru nyaho Imana data yibereye iyi saha, niyo gihe turi kuvuga iyi saha, kandi iryo ijambo rizajyamo n'umuntu wese wejejwe neza kandi ukiranuka neza n'uzajya muri iryo juru. Naho abandi bose bagenda bakora ibyaha, ntibasenge Imana nk'uko bikwiriye, ntibayisenge mu kuri no mu mwuka, abo ngabo nta juru ryabo rihari. Uzasenga izagusubiza, uzabona bya bindi byose uri gushaka, ariko ikintu gifite agaciro cyane, ubwo icya mbere cyo Yesu nibyo yabwiye abigisha aravuga ngo umva, uwankurikiye akanga agasiga bya bindi byose, agasiga umuryango, agasiga ibintu byose yari afite byose akabisiga, akemera kunkurikira, uwo nguwo afite icyo bita ubugingo buhoraho, na bya bindi byose nkazabikuba inshuro 100. Ariko mujya mwibeshya cyane. Icya mbere cyo, Imana ishobora kuvubira imvura ababi n'abeza bigakunda, kuba yaguha umugisha si uko ukiranuka, kuba yakora ikintu naka si uko ukiranuka. Ibi byose ishobora no kubikora utanakiranuka, ariko cyane gifite agaciro ni ukwibaza cyane, nyuma y'ubuzima nzajyayo, nyuma y'ubuzima iherezo ryanjye niriye. Banze wicare cyane, wibaze cyane ku iherezo ryawe, wibaze uko bizagenda mu minsi iri imbere, wibaze cyane uko bizarangira. Ariko abantu benshi cyane turicara gutyo, tukicara tugasinzira nk'abandi bose. Ariko icyo mbabwira, banze wicare cyane wibaze ku iherezo ryawe. Ubundi ugomba kuba umufatanyabikorwa w'Imana, ukaba wagira abantu benshi cyane ugenda uhindura kuri Kristo hagati muri wowe. Icya mbere, twese ntabwo tuzabona umwanya wo kujya kubwiriza ngo bikunde. Ushobora no kugira uko witwara, n'uko ugenda, n'ibyo uvuga, n'uko ugaragara muri sosiyete, byonyine bikagenda bihindura abantu. Muri umunyu w'isi, muri umunyu. Imana irashaka yuko iteka ryose mwongera guhindukira, mukamenya agaciro kanyu, mukamenya impamvu Imana yabaremye, mukamenya impamvu muriho muri ubu buzima, mukamenya impamvu Imana yagushize muri iyi si. Erega hari impamvu Imana yagusize, hari impamvu Imana yagiye kurokora bya bindi byose bitandukanye. Irashaka yuko wongera kwera imbuto mu minsi imeze ngiyi, irashaka yuko wongera ugahinduka, irashaka yuko wongera kuba umuntu w'umumaro imbere yayo. Abantu benshi cyane turuzuye cyane, mu makorali turuzuye, mu madini turuzuye, mu nsengero turuzuye, abakristo ngo ni benshi. Ariko ubundi umukristo ni iki? Kuvuga ngo umuntu ngo ni umukristo, umukristo ukora ibyaha ugendera mu byaha, byo ntabwo bishoboka. Ubundi iyo uvuze ngo uri umukristo, uba ugomba kugira indangagaciro zose za Kristo hagati muri wowe. Anytime uzisanga utazifite, nta bukristo bwawe. Igihe ni iki kugira ngo umuntu yongere ahitemo neza, umenye neza inzira igukwiriye, inzira uri kunyura, umenye neza inzira yawe imeze gute, bigaragara gute imbere y'Imana. Amena. Wongera wisuzume, wongera ibaze cyane byinshi bitandukanye, wongera ibaze iyi saha bimeze gute, iyi saha imeze gute imbere y'Imana. Ariko banza umenye neza yuko wowe ubwawe uri umunyu. Ukwiriye kuba abantu bakwiriye kukuryaho bakakuryohera, abantu bakeneye kukureba bakakwishimira. Imitambukire yawe gusa igomba kuvuga ubutumwa, imigendere yawe gusa igomba kuvuga ubutumwa, ibyo uvuga byonyine bigomba kuvuga ubutumwa, ibyo ukora bigomba kuvuga ubutumwa. Nababwiye ngo ntabwo ari ngombwa ngo ugende uvuge, ariko kwa kundi uzitwara imbere ya babandi bizatuma babona icyo uri cyo. Uri umunyu, uri umunyu. None nukayukwa bizagenda gute? Bazakujugunya hanze, ntacyo uzaba ukimaze. Niyo mpamvu babwira ngo ya mirimo ya mbere mwagiye mukora ntabwo ari izagira agaciro. Muzagira agaciro bitewe n'imirimo ya nyuma yo gusoza, ntizagira agaciro imbere y'Imana. Isa ni wongere cyane, wongere wisuzume. Wasanga umaze n'imyaka 40 uri umudiyakoni, ariko usanga iteka ryose ibyo ukora ntabwo bijyanye n'ubwami bw'Imana.
niyo mpamvu isaha Imana ishaka yuko buri muntu wese ahindukira akava mu byose yibwira. Amena. Mwongere muhindukire cyane, mwongere mumenye cyane ukuri kw'ijambo ry'Imana, mwongere mumenye cyane iby'Imana ishaka, iby'Imana ishima, aba ariyo mugendera mu isaha. Hapana ko ngo urashaka kwiyobora. Amena. Niwongere cyane, wongere uhindukire, wongere uhindukire cyane. Amena. Ijambo umunyu ni ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi cyane bamaze gukayuka, bakakomeza no kuyobora, ukisanga umuntu ngo ni umushumba ariko yamaze gukayuka, nta munyu agira hagati muri we. Ugasanga umuntu ngo ni umupastor ariko yamaze gukayuka burundu. Ugasanga umuntu ngo ni umwarimu yamaze gukayuka burundu. Ukibaza umuntu ngo ni umuhanuzi ariko yamaze gukayuka burundu. Ukibaza umuntu ngo ni umuririmbyi ariko yamaze gukayuka burundu. Muri kujya hehe? Iyi nzira murimo n'ubundi ntabwo ari iyanyu. Iyi nzira mwayobye. Amena. Mwayobye cyane. Igihe n'iki ngo mwongere mufate umwanzuro. Mwongere mufate umwanzuro cyane. Icyambere cyo n'ubundi Kristo arize neza yuko mu murimo wiwe afitemo n'ibirara. Afitemo n'abana b'ibirara. Harimo ibirara byinshi cyane. Biri kuza bigenda bibeshya abantu mu buryo butandukanye. Ngo Imana yavuze kandi itigeze ivuga. Wowe n'ubundi ubeshyira umwuka wari utigeze ugutuma. Uzagirwa n'urubanza rukomeye cyane. Wongera cyane, wongera wisuzume, wongera cyane, wongera urebe cyane uko urimo witwara imbere y'Imana. Bazibaze cyane, imbuto zanjye zimeze gute? Wamunyu ndatawe ufite? Amena. Ijambo rigatubwira ngo muri umunyu w'isi, mukaba muri amatabaza amurukira. Ntago wafata itabaza nguze kurishyira ngo munsi y'intonga ngo rize ko yamurikira abantu. Ubundi itabaza ryawe rigomba kuba rimurikira abantu bose ku manywa na nijoro. Ibyo ukora byose bigomba kuba ari ibintu bimurikira abantu, bibereka yuko Kristo amaze kwinjira muri wowe, uko Kristo ni umucyo, n'abagenda muri Kristo bose bagomba kuba ari abantu bagomba kugendera mu mucyo iteka ryose. Amena. Kristo ni umucyo, abamugenda bose bagomba kugenda bo mu mucyo udasanzwe. Niko bimeze, niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Isaha niyi kugira ngo byongere bimenyekane yuko uri mu ruhande rw'Imana. Isaha niyi kugira ngo wongere ubone yuko uri umunyamumaro imbere y'Imana. Reka ibyo ukora byongere bimurikira abantu. Reka ibyo uvuga byongere bimurikira abantu. Reka uko witwara byongere bimurikira abantu. Babone yuko hari Kristo amaze kwinjira muri wowe. Babone yuko hari Kristo amaze kwicara muri wowe, yuko wapfuye kubw'ibyaha byawe, ukaba warazukanye na Kristo iteka ryose, ukaba wicaye atari wowe kanaka uriho, ahubwo ari Kristo uri hagati muri wowe. Amena. Icyambere cyo kuba wagaragara umurikira abantu, bizagaragaza n'imbuto zawe. N'imbuto zawe zagenda zibigaragaza iteka ryose. Ariko anytime abantu benshi cyane urasanga musinzi iyo bari mu nsengero, usanga bose babaye abakristo, bumva bose ngo bari kumva ijambo ry'Imana neza nta kibazo, ariko yagera hahandi yirirwa ugasanga kibaye ikibazo gikomeye cyane. Ubwo se aho ngaho uragaragaza yuko hari Kristo uri muri wowe. Abakeneye Kristo ntabwo ari babandi bari mu rusengero cyane, ahubwo hahandi wirirwa hari abandi bakeneye Kristo, bakeneye kureba imirimo yawe myiza, bakibaka ibyuzi bakavuga ngo burya umuntu asengera hehera, burya umuntu yizeye iki. Imbuto zacu zigomba kugaragarira imbere y'abantu bose. Ibyo ukora byose umuntu wese agomba kubibona. Uko ugaragara kose umuntu wese agomba kuyibona, akavuga ngo uyu muntu ni umuntu w'Imana, uyu ni umuntu wizeye Kristo. Abarokore ba kera, abarokore ba mbere, wowe usanga umurokore rwose nta n'ikibazo, abantu bose mugira icyizere, umuntu wese akizera izina umurokore. Ariko ubu ngubu abarokore babaye abahemu, abarokore bagiye batukisha izina ry'Imana mu buryo budasanzwe. Abarokore bakoze ibyaha byinshi bitandukanye mu masosiyete atandukanye bagiye babamo. Ariko igihe n'iki ngo wongere wisuzume cyane, wongere urebe cyane aho watakarije imbaraga. Reba kaya watakarije imbaraga, wongere wizere Kristo hagati muri wowe, yongera kuyobore.
amena. Kristo nibyo yavuze ngo we ni umucyo w'isi. Amena. Kristo ni umucyo w'isi. Iteka ryose uzamwizera wese nta kindi nuko nawe azagaragazwa n'izo mbuto. Azaba ameze nka Kristo, uko agenda ameze nka Kristo, iyo avuga ameze nka Kristo, muri make azaba ari Kristo urimo akora hagati muri wowe, ntabwo azaba ari wowe urimo wikoresha, ahubwo ni Kristo uzaba arimo gukoresha iteka ryose. Baze bazisa cyane bibaze ngo ubundi uko ngaragara bigaragara yuko uyu munyu wanjye ntiwakayutse, bigaragara bimeze gute? Niyo mpamvu Imana itubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakora ibyo byose n'abanyamagambo n'abandi bakunda kubeshya bakanabikora, babandi b'abanyanzika batagira urukundo, babandi batagira ya mirimo myiza ishoboka. Erega ijambo ry'Imana ratubwira ngo idini ry'ukuri ngo ni idini ry'urukundo rifasha imvugo igira abapfakazi imirimo yabo ya buri munsi. Ariko kibaza cyane, wowe koko ubanye gute n'aba bantu muturanye? Abantu aba ngaba mubana mu rupangu, mubana mu mazu amwe, mubana mu ahantu hatandukanye, mubana gute? Ariko igihe n'iki kugira ngo wongere cyane, wongere wisubiremo, wongere wumve cyane, hari ibintu bidasanzwe ugiye kwigira hagati muri wowe. Amena. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana, ariko cyane wongere wisuzume, wongere ibaze cyane umwanya umaze muri make. Ndiwite kugiye waba umaze mu itorero, uko umaze igihe kirekire mu itorero ariko n'ubundi uri umupagani. Maze igihe rwose mu itorero uri umupagani, uri umuntu ukora ibyaha bitandukanye, uri umuntu ugenda ugasambana, ukaza kwiba ugatanga ibya 10, ugasambana ugatanga ibya 10, ibintu byose ukabikora, ukajya no kwica n'umuntu ugatanga n'ibya 10. Ariko Imana ni umunyembabazi, ishobora byose. Mu byo ushoboye nawe ubwawe yakugarura nta n'ikibazo. Rero nuyemere cyane, wongere uyizere, wongere cyane wongere uyizirikeho. Imana yiteguye kuba yakugira neza muri amasaha. Imana yiteguye kuba yakongera kuba yakugira icyizere, kongera kuba yakugarura mu bana bayo nta n'ikibazo kirimo. Amena. Ndiwite cyane ku cyubahiro cyawe ufite, kuba waba uriho cya mbere cyo. Iyi ni message yawe yarije. Imana irashaka yuko twongera kwera imbuto mu gihe cyose gishoboka, kuko hari igitima Kristo yaciyeho kandi ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera imbuto, ariko ahageze asanga nta mbuto gifite maze arakivuma. Rero nawe niyo mpamvu ngo igihe cyose waba wishimye, waba ubabaye, anytime waba uri mu bisubizo, waba uri mu bibazo, ugomba kwera imbuto zikwiriye abihanye. Nicyo kintu niko kuri kujambo ry'Imana. Ibyo wakora byose utera imbuto rero aba ari ubusa. Imana ashaka yuko twera imbuto mu buryo bwose bushoboka, aho twaba turi hose, aho twaba tugenda hose, tukera imbuto bikamenyekana yuko twizeye Imana y'ukuri. Amena. Igihe niki ngo twongere twisubiremo cyane, twongere dukore cyane ibijyanye n'imirimo y'Imana ishaka, twongere cyane dugende dukwegerera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, tuve cyane mu bintu by'ibigare, ahubwo tubego cyane umwuka wera w'Imana. Kuko umwuka wera nakuyobora azagushoboza kuba waryoherera abantu. Muri make ugomba kubyishakamo, ukabigerageza, ukareba uko abantu uko wabaryohera. Icyo ni cyita agaciro. Rero mureke dusenge Imana, ariko nawe ubwawe wereke Imana intege zawe aho ziherereye. Wigo ngo Mana, ngeneye kongera kugaruka mu murongo wawe iyi saha, nkongera nkera imbuto zikwiriye abihanye, kuko ngaragaye yuko nagiye mba mu bintu bitandukanye, nabaye mu bigare byinshi, narasambanye, nakoze ibyaha bitandukanye, ariko namenye neza yuko icyaha cyose urakibabarire. Shoboza unyambike imbaraga. Ubwo subisaba Imana. Imana irabishoboye kandi Imana irabishoboye. Mu izina rya Yesu tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Mana, ridusabye ko twaba umunyu, tukaba n'umucyo uvira abantu. Mu izina rya Yesu Kristo. Mana, twasanze rwose ntabwo twashoboye kuba twakora ibyo ushaka.
nyemera cyane ubanze ubabarire cyane aba bantu bose bari imbere y'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo, bagiye bakora byinshi bitandukanye, bya byinshi Mana bitandukanye, reka ubishimire Mana, reka wongere ubabarire, reka amaraso yongere babonekeho ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ifite imbaraga, Mana basengeye cyane, mbasabiye kwezwa, mbasabiye agakiza, mbasabiye kwemerwa n'Imana, mbasabiye kwishimirwa n'Imana mu izina rya Yesu. Mana reka ubayobore mu kuri kwawe no mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Mana icyo mbasabiye imbaraga, mbasabiye kunesha, mbasabiye kwera imbuto zikwiriye abihanye aho baba bari hose. Mana ubashoboze kwera imbuto zikwiriye abihanye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ifite imbaraga, Mana wirengagize rwose umwengezi mwiza we, igihe bamaze rwose Kristo muzima we barongotana mu gisi bidafite umumaro. Mana ubabarire rwose Kristo mwiza, maze wongere ubagarukeho, maze wongere ubishimire mu izina rya Yesu. Ndabasengeye cyane, Imana ifite imbaraga, hari abamwengezi mwiza we, hari abari kumvira ikibwiriza, hari n'abazacyumva. Imana ifite imbaraga, reka maze ubashigikire, ubiyereke muri byose. Imana ifite imbaraga, abasubiye inyuma mu buryo budasanzwe. Imana ifite ubutware, Mana ubagarukeho, ubatera inkunga Kristo mwiza, menyekane kuri mu ruhande rwabo. Urakoze Imana ifite ubutware, Mana ko ari ibyo ukoze, Mana kubabariye, Mana kubahaye imbaraga, Mana kubakuye mu gitabo rwose cyo kurimbuka, kubashyize Imana mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Reka Imana ifite imbaraga, Mana iri jambo riherekeze, urishigikire, umugambi wawe wera, ineza y'Imana iganze. Mana nsenga abantu bafite ibibazo bitandukanye, komeza ubashigikire, hari abarushye, hari abakene, hari ababuze uko bigenza, ariko nyemera cyane Mana uzi utabara abantu bawe misi imeze nk'iyi ngiyi, ubashigikire, ubagarukeho, ubatere inkunga, ubavuganire mu izina rya Yesu. Ndabasengeye cyane Mana ngo ubahereze amahoro n'umutekano, abuze amahoro rwose Mana ubahereze amahoro, ubashigikire, bakure rwose Mana aho umwanzi yabishaje, bakure mu gahinda gatandukanye Mana ubakize intimba n'agahinda mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze kwambitsa imbaraga abantu, urakoze kongeye kubashigikira, urakoze kongeye kubabera amaso mu izina rya Yesu. Mana Imana ufashe ibyo kubishoboye, bisegereze guteza umwami wacu. Amen. Moro y'Imana akomeze Bana muri byose. Shalom, turi kumwe muri byose.